Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kubwo uyu munsi nanone tubashe kugira umugisha wo kugira iteraniro ryo ku cyumweru, tukaba duteranye nanone tuzi ko isi ihanganye n'icyorezo n'ubundi cya COVID-19 ndetse kihinduranya, ariko ijambo Imana iduhaye kandi ari naryo sezerano kuri iki cyumweru cyo gusoza umwaka ni ijambo rigira riti ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. N'ubundi ndagira ngo twihuse dusome ijambo ry'Imana muri Habakuki, n'ubundi twasomewe Habakuki igice cya 2 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho babeshwaho no kwizera. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Umurongo wa 4, dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Bene data rero bavandimwe, ni ukuri reka twakire umugisha duhabwa n'Imana kuba tubashije kuba duteranye uyu munsi ku cyumweru cya nyuma cy'umwaka wa 2021. Biragaragara yuko ibibazo cyane cyane icyorezo gihangayikishije abantu benshi, gihangayikishije isi, gihangayikishije ibihugu, ndetse ikibazo gihangayikishije abizera n'abatizera. Ariko Imana ishimwe cyane kuko iraduha ijambo rivuga ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Uyu murongo wo muri Habakuki Bibiliya iwugarukaho inshuro 3 zose. Mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16 n'uwa 17 tubona aho ngaho Pawulo abwira Abagiriki akabwira n'Abayuda yuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Noneho mu Bagalatiya naho uwo murongo ukagaruka. Icyo gihe nacyo hari ugusobanura, ijambo ry'Imana risobanura neza yuko ntago ari kubw'amategeko, kuko ngo mbonye yuko amategeko adashobora kuzanira agakiza umuntu. Ndetse no mu Baheburayo uwo murongo uragaruka ukongera ukatugaragariza yuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo ijambo Bibiliya igenda igarukaho nuvuga ngo Imana yamenye hakiri kare yuko bishoboka ko abakristo cyangwa abizera bazashaka gukiranuka mu buryo bundi butari ukunyura mu nzira yo kwizera. Reka nkubwire ngo Aburahamu yagize kwizera bimuhaniriza no gukiranuka. Kubera iki? Kuko yizeye ko Imana yamuhaye umwana ashaje, yamuhaye umwana mu zabukuru, ari Imana ishobora no kumugarura ari muzima, kabone niyo yaba yapfuye. Imana ishimwe cyane. Turangiza umwaka twumva ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Iri jambo ryo kubona Bibiliya irigarukaho kenshi nuko Imana yabibonye neza yuko hari abazahaguruka bagatangira kwigisha yuko hari uburyo ki wakwizera bishingiye ku mirimo yawe, wakwizera bishingiye ku mategeko. Ibyo bamwe rero bashakisha gukiranuka banyuze mu myitwarire myiza, mu kwifata neza, mu kwitonda. Abati ninitonda nkavuga noroheje, sinsakuze, ubwo ndaba nakiranutse. Unabati ningira gutya ndaba nakiranutse. Ntago gukiranuka gushingiye ku byo umuntu akora. Ikindi kandi abandi batekereza ko nanone gukurikiza amategeko ukayakurikiza kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ukayakurikiza kuva mu nimugoroba ukageza mu gitondo. Nubwo abashakira gukiranuka mu mategeko babizi neza ko ngo iyo wishe rimwe ubu yishe yose, ariko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi bene data bavandimwe, cyane cyane muri iyi minsi tubona ko abantu bari gushakisha gukiranuka uko byagenda kose. Abandi ndetse barasezera akazi, abati aka kazi ndagasezeye kugira ngo nyiranuke. Undi akavuga tumva rero jewe iri shuri ndarireka no kuryiga kugira ngo soza amategeko. Ariko ubundi amategeko niki? Amategeko nangahe mbese ubundi? Ese tugomba
kuyitwaramo dute. Ariko uyu munsi Imana ishimwe kuko iri jambo iduhaye ni ijambo ritwereka uburyo ki tugomba kwitwara mu bihe nk'ibi ngibi, kuko hariho guhuzagurika cyane, hariho gushakisha mu buryo bw'imbaraga za muntu. Ubundi amategeko Imana yaduhaye muri Bibiliya abenshi bakunda kuvuga ngo ni amategeko 10, ariko Mose yirondoye amategeko yanditse mu bitabo 5 bibanza ukayashyira hamwe usanga ari amategeko 613. Muri ayo mategeko 613 harimo amategeko 365 amategeko agutegeka ibyo ugomba gukora. Nuvuga ngo hari amategeko agutegeka ibyo ugomba gukora, hakaba n'amategeko akubuza, amategeko aruzanya, akubuza ntuzagire gute, ntuzakore ku muntu wapfuye, ntuzajye gusenga uri muri ibi bihe ibi nibi. Mbese ayo mategeko yose aruzanya ni 365. Nuvuga ngo buri munsi ari itegeko rikubuza 365. Nuvuga ngo buri munsi umwe wo mu mwaka ushatse agakiza ugashakira mu mategeko, wagombye kumenya ngo hari amategeko abuzanya ageze kuri 365. Hakaba n'andi mategeko agutegeka, noneho agutegeka icyo ugomba gukora. Ayo mategeko ni 248. 248. Abatwara imodoka barabizi yuko hari amategeko amutegeka mu gihe ayoboye ikinyabiziga. Akaba agomba kumenya ngo niba utwaye ikinyabiziga mu gihugu cy'u Rwanda utegekwa kugendera mu kuboko kw'iburyo. Ibyo ntabwo ari icyo gutekerezaho, niko bimeze. Hakaba rero n'amategeko abuzanya. Ubujijwe mu gihe itara ritukura, ubujijwe gukomeza kugenda, ugomba guhagarara. Hari abantu kuko bakunda amategeko cyane. Hari umushoferi wari utwaye imodoka ageze aho amatara yakaga ku muhanda, noneho yari yacanye umutuku, bivuze ko yagombye guhagarara ntakomeze kugenda. Ariko hari umupolisi wambaye uniforme z'abapolisi, amukoreye ikimenyetso ati komeza ugende. Undi aho yakomeje ngo agende, ahubwo akamwereka ati dore itara riratukura. Nuvuga ngo niba umupolisi ahari akakubwira ngo komeza ugende, hari impamvu ahari. Nuvuga ngo ntabwo yakuyeho ya matara, ariko rero arahari kugira ngo afashe ibinyabiziga kubasha kugenda bidakererewe cyangwa se kubera impamvu runaka. Kubw'ibyo rero niba ahagaze wowe ukaba utwaye imodoka, uragomba kumwumvira wirengagije ya matara, atari ukuyatesha agaciro, ahubwo ari ukumenya ngo noneho rero hari ubundi buryo buri kubahirizwa. Imana ishimwe cyane. Aya mategeko niyo ngaruka turagaruka ku byecyane n'ijambo ry'uyu munsi. Ariko nayabwira ngo Dawidi we muri Zaburi ya 15 aya mategeko yashyize mu mategeko 11. Amategeko 11 nuvuga ngo Dawidi muri Zaburi ya 15 ayo mategeko iyo yasomye usanga ari 11 gusa. Nanone Yesaya yagarutse ku mategeko muri Yesaya 33 umurongo wa 14 n'uwa 15. Yesaya ayo mategeko yose ibyo ugomba gukora n'ibyo ugomba kwirinda yabishyize mu mategeko 6. Mika nawe yanditse ku mategeko igice cya 6 umurongo wa 8 ayashyira mu mategeko 3 gusa. None tubonye Habakuki. Haleluya. Habakuki ayo mategeko yose yashyize mu itegeko rimwe gusa ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu nawe yigeze kuyavuga bati ukunda Imana n'umutima wawe wose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ni urukundo, udakunda ntarakagendera mu Mana. Niyo wakubahiriza amategeko 613 ukagerageza kuyagendamo ariko udafite urukundo ntacyo byakumarira. Habakuki rero kandi ijambo ry'Imana ryarigarutseho. Nituvuga ngo Habakuki ntabwo ari Habakuki nk'umuntu wabayeho kiriya gihe, oya, ahubwo nuvuga ngo ni ijambo ry'Imana yanyujije muri Habakuki, ijambo ry'Imana yanyujije muri Paulo, ndetse na Martin Luther yigeze kubivugaho mu mwaka wa 1517 yuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo azabeshwaho n'ikindi kintu cyacyo cyose. Ntabwo ari amafaranga uzajyana mu rusengero, ntabwo uzajya kugura agakiza, ntabwo ari imirimo uzakora kuva mu gitondo, ahubwo ni ukwizera. Imana ishimwe cyane. Bayesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo muri iki gihe kigaragara cy'ibibazo byinshi ufate kwizera Kristo wavutse akavukira hano mu isi, agakura, agakora umurimo, kandi akaba ari umwami w'abami. Abami barabimenye, abashumba barabimenye, natwe twamenye ubutumwa bwiza yuko Yesu Kristo ari we gakiza kacu. Imana ishimwe cyane. Hano rero mu Bagalatiya igice cya 3 umurongo waho wa 11 haravuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana.
biragaragara. Reka nkubwire, uzi ko hari abantu yaba agiye kwinjira mu cyumba iki n'iki cy'ubwiherero akabasha gutekereza akaguru kagomba kwinjiramo mbere y'akandi, ntabwo apfa kwinjiramo uko abonye kose. Kubera iki? Kuko azi ko itegeko rimubwira yuko akaguru kagomba kwinjira ari kariya k'iburyo cyangwa k'ibumoso. Hari n'undi rwose ugerageza kugira ngo agerageze ashakire ugukiranuka mu mategeko, akavuga ati noneho nta kintu ngomba gukora, yewe no gukanda hariya ku rukuta ngo icyuma kimuzamura muri etaje ya 10 agategereza uza kumukandira kugira ngo asohoze gukiranuka. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ntabwo rero bishoboka, muri Galatiya 3:11, ntabwo bishoboka yuko amategeko yazanira umuntu gukiranuka imbere y'Imana, keretse hari imbere y'abantu, keretse hari imbere y'abashumba, keretse hari imbere y'abaturanyi. Oya, ahubwo gukiranuka tubiheshwa no kwizera Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari ibisubizo Imana ishaka kuduha uyu munsi, kandi ni ukuri nubwo tunyura mu bihe bitoroshye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi dusobanukirwe ko ubutumwa bwiza bwazanywe na marayika kuri cya gihe cy'abashumba. Muri Luka igice cya 2 twabonye ngo nuko marayika azana ubutumwa bwiza abwira abashumba, aravuga ati mwebweho mwitinya, bazaniye inkuru nziza. Haleluya! Inkuru nziza ni agakiza ko muri Kristo Yesu, ntabwo ari agakiza ko mu byo dukoresha amaboko yacu, ntabwo ari agakiza gaturuka mu kundi twabigenza. Imirimo myiza tugomba kuyikora kubera ko twizera. Niyo mpamvu Aburahamu yafashe umwanya arazamuka umusozi Moriya, aragenda ajyana na Isaka, ndetse yajyanye n'inkwi, ajyana n'ibikwiriye byose. Iyo ni imirimo myiza, birumvikana, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Aha ngaha rero Habakuki yakoreye Imana mu bihe bitari byoroshye. N'igihe abanyegiputa bari baje, noneho baza muri Isirayeli, bica umwami wari uhari witwaga Yosiya, noneho bajyana umuhungu we mukuru bamujyana nk'umunyagano iwabo muri Egiputa, noneho bafata umuhungu we mutoya bamwimika nk'umwami muri Isirayeli, kandi bamutegeka yuko azajya azana amahoro n'imisoro y'umurengera. Ibyo rero byari akababaro n'agahinda mu bwoko bw'Abisirayeli. Niyo mpamvu ahangaha Habakuki avuga ngo ndahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari numve icyo ambwira. Yari akeneye kumva icyo Imana imubwira. Muri iki gihe dukeneye kumva icyo Imana itubwira, kandi ngo namara kumva azagenda avuge. Nitumara gufata ubutumwa bwiza tugomba kugenda tukabwiriza n'abandi. Mbere yo kwinjira muri izi ngingo 3, reka dusobanukirwe uyu murongo wa mbere yuko tugomba guhagarara ku munara tukarindira, tugategereza Imana, tugategereza ijambo ry'Imana kugira ngo natwe tugende turitangaze. Kubera kuko ibyasezeranijwe bifite igihe bizasohora. Niyo wagira ngo biratinze, ubitegereze. Imana ishimwe cyane, kuko Imana ntibeshya. Icyo yakuvuze izagisohora byanze bikunze. Niyo abantu bagitesha agaciro, niyo abantu bavuga ngo biratinze, biramaze, kuko Imana ifite igihe yateganyije cyo gutabara. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero twakora iki imbere y'ibiri kuba turi kubona n'amaso yacu? Icya mbere ni uguhindura ibitekerezo, tukava mu bitekerezo bipfuye tukajya mu bitekerezo bizima. Uko niko gukiranuka duheshwa no kwizera. Nuba ngo andika ibyerekanywe ku mbaho, ahandi muri Bibiliya hatubwira ku mabuye, ariko nuvuga ngo ni ku mitima yacu. Ijambo ry'Imana tukarishyira ku mutima, kubera ko ibyo byose biteye abantu ubwoba, ntaho bihuriye n'ubugingo. Twaremwe mu buryo bw'ishusho y'Imana, twaremwe mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tugomba kwizera Imana yo mu buryo bw'umwuka, kuko turi abana b'Imana, maze tukandika ijambo ryayo ku mitima yacu. Hano Habakuki ngo ubyandike ku mbaho, ahandi mu zindi ndimi ku mabuye, ariko ijambo ry'Imana turishyire ku mitima yacu. Nicyo kizatuma amagambo y'abantu y'urucantege, amagambo y'isi azenguruka, ntacyo azagutwara, kuko azasanga ufite ijambo ry'Imana ku mutima wawe. Kubw'ibyo rero duhindukire, tureke ibivugwa, tureke ibyo twumva, maze twifatire ijambo ry'Imana. Imana ni urukundo kandi igufitiye umugambi mwiza. Niyo waca mu bibazo umenye ko ari iby'akanya gato, kuko Imana itubikira ubugingo bw'iteka. Icya kabiri rero, umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe, ntabwo azabeshwaho n'ibyo bindi abantu bashyira imbere.
n'ibyo bindi umuntu akubwira ngo byaravuzwe oya, ahubwo umukiranutsi azabishwa no kwizera. Kwizera ko Yesu ari umucyo w'isi, kwizera ko Yesu yaje kugira ngo nitumwizera duherwe ubugingo muri we, kugira ngo tubarurirwe gukiranuka bitavuye kuko twabigenje, ahubwo ari ugukiranuka guturuka kuri Kristo watwitangiye. Noneho Imana yatureba ikatubara nk'abakiranutsi. Imana ishimwe cyane. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo Imana ikwishimire kandi Imana ikubare nk'inshuti yayo, nk'uko Aburahamu yabaye inshuti y'Imana. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu rero, nyuma yuko tugomba guhindura ibitekerezo tugafata ijambo ry'Imana, nyuma yuko tugomba kureka gukiranuka kuva ku mirimo no ku mategeko tugafata gukiranuka gushingiye ku kwizera, nubwo imirimo tugomba kuyikora mu gihe twizera. Icya gatatu nuko tugomba kureka ibyahise tugasingira ibiri imbere. Pawulo umukozi w'Imana aravuga ati mva rero nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ntabwo nterwa isoni n'ubutumwa bwiza kuko ari imbaraga. Haleluya. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Niyo mpamvu Pawulo umukozi w'Imana yabivuze neza mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 16. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 16, ngwerega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane kandi nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Duhanga amaso ku biri imbere, duhanga amaso ku byerekeranye n'umwaka utaha, icyo Imana igiye kugukorera. Igisubizo rero, igisubizo nk'uko tubisanga hano muri Habakuki umurongo wa 1, icyo tugomba gukora ni uguhagarara hejuru y'umunara. Iyo uhagaze hejuru y'umunara uba uri umurinzi, ukarangurura, ugashaka amakuru, ukumva icyo ijambo ry'Imana rya buri munsi rikubwira, maze ukagenda ukabwira n'abandi. Icyo gihe ni ukurinda amasaha 24. Tube maso mu gihe cya none, dusobanukirwe ijambo ry'Imana kandi turishyire ku mutima wacu. Kubera iki? Kuko Imana izadusubiza byanze bikunze. Niyo byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza. Ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kuva uyu munsi n'ibihe bizaza, wishingikije ku ijambo ry'Imana kandi Imana ikubone nk'umukiranutsi ubeshwaho no kwizera. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe himbazwe uhabwe icyubahiro. Mana y'agakiza kacu, ni ukuri ntabwo byari byoroshye ku gihe cya Habakuki, ariko yafashe umwanzuro wo guhagarara ku munara nk'umurinzi kugira ngo ategereze ijambo ryawe kandi agende aburire ab'igihe cye. Uwiteka Mana, mu gihe cya none benshi bashingiye kwizera kwabo ku mirimo yabo cyangwa se kubakira ku mategeko, ariko Yesu waraje kugira ngo uturuhure ibyo byose maze tubone agakiza duheshwa no kukwizera. Habwa icyubahiro Mana yacu, wabanye natwe muri uyu mwaka kandi n'ubundi uzakomeza ubane natwe, utwambutse utwinjiza mu mwaka mushya turi bashyashya kandi turi ku kigero wishimira. Ishimwe rero n'icyubahiro ibya Imana yacu, were none ukayiteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.